ntabwo baraduhemba. Barabasobanurira bati bimeze gutya na gutya? Umuntu ubikurikirana ubundi ni manager nyine. Ntabwo ari njyewe, ariko nyine ntabwo ari amakuru ko ari ikintu babivuze ngo byanze bikunze nta kiraboneka. Okay, icyo ni kimwe. None se nk'umuhanzi wenda uri mu muziki yifuza ko umuziki watera imbere, wenda ushobora kuba ibihembo ngira ngo muri 2016 nibwo byasaga naho bigiye kugaruka nyuma y'imyaka nk'ibiri bidatangwa, umwaka ntibyatangwa, bigarutse uyu mwaka. Ibihembo biraje hashize amezi 5 ntabwo biratangwa. Iyo wanaliza gute iyo situation cyangwa wumva byakabaye bigenda gute? Ntabwo wenda uko byakabaye bigenda buri wese yabyibwira, ariko ntabwo twamenye neza aho Ntituzi iri cyangwa se ikiri gutuma bitagenda nk'uko byagakwiriye kuba bigenda. Ndumva uko byagakwiye kuba bigenda, wenda ibihembo niyo bitaba bihari bagabo batuvugisha bakatubwira bati turabona bimeze gutya na gutya cyangwa se ibintu bizagenda gutya. Ndumva ari ibyo ngibyo. So nta n'uwaba wenda yarababwiye ati dushobora kuba tutari kubaha amafaranga yanyu kugiye kubera ko wenda umuterankunga ataduhaye, cyangwa situasiri gutyo nta ibisobanuro batanga? Bigeze kubitubwiraho gutyo nyine wagira ngo wari uhari. Bigeze kutubwira ngo umuterankunga ntago ari mu Rwanda. Ndumva ariyo makuru mperuka, ariko haciyemo iminsi, haciyemo igihe. Sinzi ukuntu bimeze nyine, bisa nk'ibiri ahantu runaka. Nta makuru nyine ahagije umuntu tuba tubifiteho. Okay. Ubundi bitangira bavugaga ko umuhanzi watsinze muri kategori azahabwa 1M, bigera ubwo ngo bibaye 700, ngo umuhanzi bakakuraho imisoro bigasigara 550 ngahe. Ibyo byo ni ibintu mwari mwiteze, ni ibintu mwakiriye nk'ibitunguranye, mwabifashe mute? Nanjye nabibonye kuriya, wenda byo njye natsindiye ibihembo bitatu. Yego. Harimo igihembo cy'umuhanzi w'umwaka, aricyo nyine cya miliyoni 1, n'ibindi bibiri biri kuri 700 niba nibuka neza. Yego, nko bimeze. Noneho iby'imisoro byo ntago njyewe twigeze tubivuganaho, noherejeho manager nyine nawe bagiye kubivugana. Ari nabwo bavugaga nyine ko ikibazo ari umuterankunga udahari, utari mu gihugu. Naho mbiherukira. So bisobanuye ngo ibyo ngibyo bya 700 ibyo bitangira mwari muzi ko ari 700 muzaha, kugira ngo amakuru yari yatangajwe mbere nuko umuhanzi watsinze muri buri kategori agomba guhabwa miliyoni 1. Badusobanuriye ko bavugaga miliyoni 1 ku muhanzi w'umwaka. Batubwiye ko umuhanzi ugomba kubona miliyoni 1 ari umuhanzi w'umwaka. Ubwo niba nibuka neza ubundi ibihembo byari byaratangiye gutangwa muri 2009 bahemba ba 2008. Nyuma ubu ngubu kongera ngo nicyo gihembo cyari kigarutse gihabwa abahanzi. Navuga ngo nta bindi bihembo dufite hano mu Rwanda. We nkuba kuba habaye ikibuga cya showbiz, abahanzi barakora ariko wenda badafite umuntu reconnaisse ibyo bakoze, ubyakira gute? Cyangwa nta na kimwe nshinja abikorera ku giti cyabo. Yego. Ahubwo ndabona ari leta ikwiye gukora ubuvugizi, kuko business yacu isa nk'isigara inyuma mu zindi. Kandi ntago ariko bimeze, ntago ari intuza make kurusha izindi. Turasora, dufite akazi nk'akabandi bantu bafite, ariko hari ukuntu ubona abantu babirebera kure cyangwa bakabibona nabi nk'ibintu bidashishikaje cyangwa bidashamaje. Rero ndasaba ubuvugizi buturutse muri leta yereke abaturage bo mu Rwanda ko business ya music nari business, kandi ishobora gukora ibintu bikomeye. Hanyuma kuba ibihembo bidahari, njyewe ntago nemeranya n'abavuga ngo ntago yajya muri Salax. Kuko njyewe ndabizi ko hari akamaro igihembo hawe mu gihugu, kiri igihembo kiruta ibindi mu gihugu. Of course ni Salax ko ari hari nta yindi bikompeta. Icyo gihembo ari ikintu cyo gishobora kugufasha nubwo haza ibibazo bingana bite. Hari ahantu nyine kiba cyakurenza. Rero leta dukorera ubwo buvugizi, wenda haze n'abandi kandi uwabikora uwo ari we wese ibyo bintu byakunguka, kereka abikoze nyine n'ubunyamwuga buke. Hari uwakumva Saidi wenda musaba leta akabyumva, ariko akavuga ati ese mwebwe nk'abahanzi ubona muri clean, cyangwa wenda ibyo mwakabaye mukora kugira ngo wenda n'uwo bafasha agira aho yuririra mwamubona mwamuharuriye inzira? Rega umuhanzi ntago ari abantu barabyitiranya. Umuhanzi ashinzwe kuririmba.
umuhanzi ntabwo ashinzwe kuvugana n'umukiriya, umuhanzi ntabwo ashinzwe ibindi byose batureberamo nabi, ntabwo ari byo dushinzwe gukora. Turirimba neza, dufite indirimbo nziza, abantu barazikunda, akazi kacu buriya tuba twakarangije. Harabura kwiyongeramo abadufasha gucuruza ndetse n'abadufasha kubyumvisha ba rwiyemezamirimo, kandi abo ni leta, ntabwo nyine byaba ari twe tubyikoreye. Akazi kacu tugakora neza, turaririmba indirimbo, abantu barazishima bakazikunda, iyo bari kuririmba kuriya bitugaragariza ko baba bazemeye. Ndumva ku ruhande rwacu twebwe duhagaze neza. Ubwo ibi bihembo bya Salax umwaka utaha wumva wowe wabigarukamo nta kibazo, ukongeraho nk'iby'umwaka bijya gutangira, hari ndibuka ko navuganye na DJ Theo na Social ubwe bavuga bati twebwe ibihembo turabibona ariko ntabwo tubyizeye neza, twifitiye indi mishinga dutekereza ko irenze kuba umuntu yajya mu bihembo kubera ko ari ibihembo, ariko tubona ari ibintu bisa naho biciriritse bitagize, wenda banashingiye ku mateka y'uko byari byarahagaze igihe kinini bidatanga. Buriya uzi ukuntu ngewe igihembo ngifata, ntago wambwira ngo nsezere igihembo kandi nyine ntacyo ngira. N'umwana wanjye nkeneye kuzamwereka ibintu nakoze, akeneye kubona amateka y'ubuzima nanyuzemo. Ibi byose ni ibibazo biba nk'uko biba no mu zindi bizinesi, ni ibintu biri simple bishobora kuba kuko ahantu hose birahaba nyine. Ariko nk'ubu ngubu wenda ntabwo ndi burye muri detaye, hari ahantu bigeze kujya gusaba viza, mbabwira ko ndi umuhanzi, bambaza ikibigaragaza. Uri nkanjye se wagaragaza iki? Ntabwo wabereka video y'indirimbo ngo bayemere se? Ntabwo bashobora kuyemera. Ni ukuvuga ngo ugomba kugaragara. Niba uri kubabwira ngo ndi umuhanzi, mfite igitaramo mu gihugu cyanyu, ndabasaba viza, baravuga bati ibyo byose ntabwo bari gutumira umuhanzi w'umu upcoming. Ikindi internet igira byinshi nyine, ntabwo bayizera. Ikintu umuntu aba akwiriye kwizera, niba koko uri umuhanzi, umuziki wakuyemo iki, ni iki werekana, bakwaka amasertifika y'ibyo bihembo cyangwa n'ibyo bihembo ubwabyo amafoto yabyo, cyangwa se urumva nyine ni ikintu cy'ingenzi ku muntu uri muri kariyeri ya muzika. Kuba ukora umuziki ukaba nta kintu warushije abandi, uba uri inyuma. Rero niyo mpamvu sindishoboka ko wenda bizana Salax izongera ikaba, ariko ntabwo ari bibi, abantu babifata nyine ukuntu bitari. Ikindi ko mba nakoze umwaka wose, Salax ikaba itansaba kuyijyamo ngo njyeyo, ntabwo bimeze wenda nko kujya ku ishuri ngo njye mbyuka njyayo buri munsi cyangwa se iki. Niki cyankuramo se ko niyo ntajyayo nkaba ntumire guhabwa igihembo bakinyoherereza. Mbega ntabwo mbyumva njyewe umuntu ubivamo mba atari umunyamwuga. Yashobora ndumva uri mu murongo umwe n'abavugaga ubushize, hari abanzi bagiye bavamo bakavuga ngo bari busy, abandi bati no. Biriya bintu bigaragara nyuma y'igihe gitoya nyine, umuntu arabibona, aragera akabyibonera n'amaso ye ko nyine kutabijya, nta muntu wakubwiye ngo ngwino uririmbe tubone kuguha igihembo. Bo barebye ibyo twakoze baravuga ngo ni igihembo ari kohereza n'umuntu murumuna wawe cyangwa mushiki wawe akajya kukigufatira. Uri busy se gute ku buryo wabura n'umuntu wohereza ngo ajye kukikuzanya? Rimwe na rimwe nyine umuntu arareba agasanga ntago turi kubitoranya nabi, turi guhitamo nabi, ari twe ubwacu twihitiramo nabi, ariko ibyo byose nyine bigira igihe bisobanuka. Kuko n'ubundi aho umuziki wacu ugeze ntabwo ari wari uri mu myaka ishize. Ubu ngubu ibintu bigenda bitera imbere, bimera neza, bizamo amafaranga, bizamo abandi bantu. Gutyo n'ibindi bigomba kuzakura, kandi mba mfite icyizere ko umuziki wacu uzaba wa hatari.